indege ya M23 iyi ndege Kongo ivuga ko ari ya M23 nubwo M23 yavuze ko ari yabagira neza ariko iyi ndege byanze bikunze ibi bintu birimo akagambane. Iyi ndege ntabwo yari guhanwa gusa nta mbaraga z'abazungu zijemo. Ibi bintu byanze bikunze Kongo yafashijwe n'abazungu. Reka noneho nkundire wowe utarakanda subscribe, reka nkundire ubundi mwereke neza uruhare rw'abazungu mu guhanuka kw'ino ndege. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze yuko aba bantu bose bakoze ibyaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko byanze bikunze bazahura n'ubutabera, yavuze yuko agiye kubakubita intahe mu gahanga. Perezida w'u Burundi General Neva yavuze ijambo aho yavuze ngo ntabwo abarundi batekanye kubera ikindi mpamvu ahubwo nuko abanzi babo hari abo batinye. Bivuze iki? Bivuze ngo hari abasirikare bakanze abanzi b'u Burundi ngo ku buryo abarundi batinye kugira kubatera niyo mpamvu ubona ngo Burundi butekanye. Iri jambo nakasa mutwe. Ingagi Empire iyi ni yindi chano icaho amakuru acukumbuye asesenguranye ubuhanga. Chano nziza cyane muzamusangaho ibiganiro bikozwe n'umusesenguzi mukunda cyane witwa Mutwara Sibo TV. Jya kuri Ingagi Empire ukanda subscribe, unatanga na comment utubwire ibyiza twabagezaho. Ingagi Empire ni yindi chano iyo uzaho amakuru asesenguye. Ibihe byiza nshuti zacu, nshuti za kadasoka basanganye ndo bavandimwe mwe mukomeje kubana natwe kuri channel yanyu mukunda cyane ya Ingagi Empire. Nanone turagarutse tuje kubasuhuza, tunabaganiriza, tunasesengura, tuvuga ku makuru aba yasohotse. Utarusanzwe nzi nitwa Mutwara Sibo, nawe rero kamubwire ngo kanda subscribe ahangani ku Ingagi TV. Tuje gusesengura, tuje kureberera amakuru aba yasoteye zose icyarimwe kugira ngo urusheho kugenda neza cyane. Rero amakuru yasohotse nuko mwabonye ko leta ya Kongo yamaze guhanura indege ya M23, yamaze kuyirasa, aho M23 yavuze iti ntabwo iyo ndege ari yacu ahubwo ni yabagira neza. Ariko nanone turaza kubyinjiramo tubisesengure turebe ngo nibiki, cyangwa se nanone reka dukomerezaho kugira ngo bisho kugenda neza, ingingo zigenda zizamukiramo. Niba bamaze gukanda subscribe byaba byiza cyane. Ku Ingagi Empire tuzaduhora tubagezaho ibintu byiza cyane. Turaganira ku ngingo nyinshi zitandukanye zirimo zibera mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntukikwe rero, reka namera kuri iyo ngiyo n'izindi zagenda ziziramo amakuru atari ivumbi, amakuru ashyushye, amakuru agezweho. Nuko ubu ngubu indege bivugwa ko ari ya M23 yamaze guhanurwa, ihanuwe n'igisirikare cya Kongo kivuga ko ari umutwe wa M23 bari harimo ngo ibikoresho n'abarwanyi bakaba babahanuye. Aha nanone ariko M23 ikabibihakana, ikabivuga yuko iyo ndege atari iyabo, atari bo bayihanuye, ari yabagira neza bari bazanye ngo ibyo kurya ngo n'imiti ngo muri Minembwe ngo nk'abagira neza. Ariko BBC ubwo yaganiraga n'umuyobozi wungirije vice guverineri w'intara y'Amajyepfo, bakaba bamubaje bati iyo ndege ni yande, yanze kwisobanura. Baramubaze yarivuye hehe, nabwo aravuga ati niba bagira neza ariko nta ntiyasobanura ahantu yarivuye. Iyo ndege rero ku meza rero y'ubusesenguzi, aha turimo turasesengura tureba ngo nta igisirikare cya Kongo cy'ubwacyo gifite ubushobozi bwo kwinjira mu kirere cya M23 kugira ngo bagende bahanure indege, ahubwo biriya byose bita bigaragaza yuko harimo izindi mbaraga z'abazungu bafashije kugira ngo babe bayihanura, babe bayishyira hasi kugira ngo wenda bahe gasopo, kugira ngo bereke M23 yuko M23 kugira ngo bayereke yuko igomba kutuza bagakurikiza amasezerano. Ibi ngibi biratwereka yuko amasezerano yo muri Qatar M23 ishobora kuba iterimo irashaka kuyumva neza, hashobora kuba harimo ingingo batarimo barumvikana, ariyo mpamvu bashatse kugira ngo imirwano ikomeze nkuko bamwe babivuga, nkuko igisirikare cy'Kongo kivuga kiti bari abasirikare ba M23 bari muri iyo ndege. Nkuko ikigaragara cyo nyine M23 yashatse gukomeza imirwano, abazungu bahita babereka bati oya tuzabasubiza inyuma nimuramuka mushatse gukomeza imirwano, mukomeze mwiyunga. Aha ngaha turi nikomeza y'ubusesenguzi. Ahangaha rero, ahangaha ndeta mbihuza na rwa ruzinduko Tereze Kayikwamba avuye muri Amerika, Wagner avanye muri Amerika, aho none uno munsi yafashe ibitabo akagenda akabihereza Tshisekedi
akamuha n'ibaruwa Trump yamwandikiye amubwira ati dore ubutumwa bantumyemo n'ubu ndabukumarikiye, dore narinje kugira ngo dukomeze kubana neza cyane, nkuzaniye amakuru neza cyane. Ayo makuru rero wabonye ko Kisekedi yamwishimiye cyane cyane ko banabanye neza no mu maso n'ibirebye tubona ko bishimirana babanye neza cyane. Mbega umwe aragenda agakora akazi undi akaba byizeye neza ko ari bugakore mu izina ry'abakongomani. Ahangaha rero Kisekedi bamaye ubutumwa aho yase anajyane kuri kamera ngira ngo mwabibonye, anashimira ababigizemo uruhare, ashimira abahuza, ashimira ba Joao Lorenzo, ashimira ba Uhuru Kenyatta, ashimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo amasezerano asinywe. Hanyuma aranayashimira avuga ati amasezerano ni mazima, ni amasezerano aje guha abakongomani kwishyira ukizana. Ngira ngo ayo makuru yo mwayakurikiye yazi neza cyane. Ariko rero nubwo yashimye ntago bivuze ko umuntu witwa Joseph Kabila we yashimye. Joseph Kabila yavuze ko ano masezerano yasinywe i Washington, yuko ari amasezerano atari amasezerano nyamasezerano, ahubwo we ngo abone ngo ari amasezerano y'ubucuruzi. Yayise ngo n'amasezerano y'ubucuruzi, kandi koko ibi navuga nayo bireba ngasanga bifite mukuri, kubera yuko n'ubundi ari amasezerano iyo Kisekedi adafata ari amabuye ngo ayahe Trump ntago ari amasezerano yari gufatwa nyine, nuko ngo asinywe ari amasezerano y'amahoro abonetse, kubera ko habonetse n'amabuye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera yuko bano bazungu narabe babwiye ntago bakunda abanyafrika, ahubwo bakunda ibintu dufite. Bivuze iki? Bivuze ngo haba hano aho tuye cyase hano aho abakongomani batuye aho ariho hose munsi y'ubutaka, ikintu kiri munsi y'ibirenge byabo nike bazungu bakiza imbere, ntago bakiza imbere. We umuntu muri rusange nta kintu avuze imbere y'aba bazungu. Aho Kisekedi yamenye iturufu nziza yo gukoresha, ahita bashetera no mabuye. Gira ngo mwabonye ko ubushize yari yababwiye ati ubwo Kisekedi ngira ngo nabizi, iyo hari ikintu cyenda kuba hagati ye nayo M23 ahatategura irindi turufu ari bukanyisha abazungu kugira ngo abazungu bamujye inyuma. Niho rero wese atangireje muri mwarabyumvisha yese avuga ati ngiye kuzana kobalite nyifata nyifunge, nta kobalite izongera kujya ku isoko ku buryo izabura mu gihe cy'amezi 3, kubera ko igiciro kihasi. Icyo gihe twese tuzakomeza turasesengura turababwira duti ntabwo ikibazo ari kobalite iri ku nyinshi yabaye ku isoko, ahubwo Kisekedi yamukanga abazungu, kubera ko Kongo niyirekura 70% bya kobalite yose yo ku isi, 70%. 70%. Urumva ko ni nyinshi cyane. Kwita ifunga rero byahitaga bituma Amerika bishyira igitutu cyase n'abana bazungu bagenzi bayo, aho bahita babashyira igitutu batse turakore ko barite. Aha rero bagombaga guhita basiyikira Kisekedi bakamujya inyuma uko afite ibintu byinshi byo kubakagisha. Ibyo ngibyo rero Kisekedi yabibonye neza cyane. Ahangaha Joseph Kabila kuvuga ngo ari amasezerano mara yarakabona nayo bucuruze abinenga, nuko uriya muvuno we ntago yawumeye kiri ku butegetsi. We yarakoraga nibyo koko nyine abazungu nyine undi bamukoreragamo, ariko ntago yabigejeje kuri ya rwego. Ahangaha rero Kisekedi we yahise nabifashisha tunabibasesengura tubabwira yuko ibintu byanze kunze ntago wamaze gukorana diro neza n'aba bazungu ngo unanirwe guhindura itegeko nshinga. Utarihinduye wabura umutagatifu wajye mu ijuru udapfuye, kubera yuko bano bazungu ntago bakwamagana bazi ko ari wowe murimo murasinyana amasezerano, bazi ko ari wowe uzakomeza kubaha byaye n'ibiri mu mapuro byaye mwasinyiye. Icyo gihe rero baragushyigikira bakakubwira ati komeza cyane. Ari byo dutatu nababwihuza ndabyakorana buhanga rya Elon Musk rya Starlink, aho bagomba bari haye Kongo nyamwara byifushe ko byavuzwe muri Kongo. Reka bite mbihuza n'iki kintu gihanuka cy'indege, turabihuza n'ibintu byahanuka y'indege, kubera yuko ntago Kongo y'ubwayo byayorohera kwinjira mu kirere cya M23 ngo iharure indege. Biragoye. Hano rero mpita mbona yuko wenda wasanga ari ya Starlink ya koranabuhanga rya Elon Musk aba yazanye muri Kongo, ahita avuga ati bo murikoreshe kugira ngo dukomeze kugushyigikira umuntu wabo witwa Kisekedi wabemereye amabuye y'agaciro cyane ko Elon Musk none no muntu ukenera ko barite cyane bitewe n'ibi binakora ano mabatiri ano bino bimashini byose bikenera umuriro, apana bidakoresha ibintu bikomoka kuri petrol. Urumva yuko byanze bikunze rero akeneye iriya kobalite. Niyo mpamvu rero nanjye nese mvuga ni buri iriya ndege bayihanuye kubera yuko habayeho izindi mbaraga z'abanyaburayi. Ikindi Perezida w'u Burundi ngira ngo mwabikurikiye kuntu ejo bari barimo biziza umunsi w'ubwigenge, aho igihugu cyabo cyabonye ubwigenge cyabonye ku itariki ya mbere z'ukwa 7 mu 1962.
aha rero bari babyiziza ngira ngo bonye ko General Neva yaje arimo agenda muri Burende ariko ifunguye hejuru agenda asuhuza abaturage bose anareba n'abasirikare arangije yongeyeho n'akantu ko guhemba abasirikare bitwaye neza cyane bakoze ibikorwa by'indashyikirwa aho yabagiye abaha noneho akabaha n'amafaranga ibintu bidasanzwe aho yasa avuga ati reka kiriho n'amafaranga kugira ngo ntere abandi basirikare basigaye morale cyangwa se wenda usibye ko n'abantu benshi bagiye bavuga bati iyo abaha amaranka yabo akazabahesha amafaranga ariko byibura ariko we yahisemo kubaha amafaranga ku mugaragaro akabashima izuba riva ntabwo ari byo yonyine gusa rero yanavuze n'ibindi bintu aho yavuze yuko ashimira ingabo ze ngo zagiye gutangira umwanzi kuko yakongo umwanzi ashaka gutera ngo aturutse muri Kongo nawe yabivugaga nk'ibyarangiye ati bashaka kunyura muri Kongo baragenda igisirikare cy'u Burundi cyagenda kirabatangira kibarasira muri Kongo kibabuza kwinjira mu Burundi yashimye izo ngabo rero arangije yongeyeho n'akandi kajambo kubwibone cyangwa ko kwiyemera kubwishongozi aho yavuze ngo igituma Abarundi batekanye nuko hari abanzi babo hari abo batinye nuko ngo abanzi babo hari ababonye ingabo z'u Burundi kuno zikomeye baraje baratinya ati hari abo batinye niyo mpamvu mubona dutekanye iryo ni ijambo rya General Neva yavuze ubwo yari ari imbere y'abaturage arimo baganiriza arimo babwira arimo basobanurira ibintu by'ubwigenge bw'igihugu cyabo cy'u Burundi nawe yashyizemo akajambo k'ubwibone ko kwishongora ko kugira ngo yerekane ko akaze kubera yuko yarazi neza yuko amasezerano yarangiye ibintu reka bite bihuza na rya jambo rya Kisekedi nawe yavuze aho Kisekedi yari avuga nawe ati igihugu cya Kongo nta nubwo yigeze muri disikuru yavuze nta nubwo yigeze avugamo ijambo M23 yavuze ko azagarura ahantu hose ari gusubiza ubutegetsi mu bice byose bwo n'ibya M23 ngo Kongo yose nta nimwe igabanyije avuga ibintu byose yuko nyine amahoro nyine yazanye yuko ibintu birimo biragenda neza cyane anashimira n'abarundi nuko ngo yashimiye abantu bose babigizemo uruhare nkaho byarangiye nkaho intambara yarangiye bivuze iki bivuze ngo muri Doha ibiganiro byo muri Doha byanze kuzi barimo baremeza M23 barimo bavuga ati sinyaha nebudasinya hangaha ntago bikunda mbibutse yuko igituma mfiteho kandi byanze kunze no kuyisinyisha ugahato impamvu mvuga gutyo nuko byanze bikunze kuba hatazamo ikintu cy'imbabazi rusange ubundi y'ingabo zigiye guhura kenshi hari igihe zibura bikagigira noneho mu kuganira ibigo bitekerezo bikagongana babona batari buhuze kandi bakeneye amahoro hakabaho guhara no kwa leta yakubwira ati nubwo mwadukoreye ibyaha nubwo tubivuga ko mwadukoreye ibyaha reka tube tubiretse none nayo mu vitora rege tuvuga ati nubwo namwe mwatubabaje gukena mwadukoreye ibyaha natwe turabihaze cyase mbega buretse akagira ikintu ahomba buri wese akagira ikintu ahomba buri wese akagira ikintu areka buri wese akagira ikintu yigomwa kugira ngo bahurizemo hagati hariya rero kuba ari ano masezerano ndimo ndayareba nkabona nta kintu cy'imbabazi kirimo ibintu by'imbabazi rusange wapi ikindi ngira ngo mwana bikurikiranye amasezerano ya Washington avuga yuko Kongo izajya yicara igatoranya ikareba abasirikare mu kuvanga ingabo nyine ikareba abasirikare babikwiriye haba physically haba mentally haba behavior haba buri kimwe cyose mbega ukareba urumva ikintu cya royo cyo kuburi inyangamugayo cyo kuba uri umuntu umwizerwa ni Kongo zekegena bivuze ngo hari abantu zagireba igatuvuga ati wowe rero ndimo ndakureba nkakubonamo ibyaha jya ku ruhande cyase ndimo ndakureba kandi ba physical fit nkasanga ntago yuzuye cyase ndimo ndakureba nkakureba imyitwarire yawe ndakuzi nk'urugero nka Colonel Nanga we yarihereye ajya imbere y'abantu arababwira ati ngewe nari nkuri akanama k'amatora muri Kongo ni ngiye umuntu wibye amajwi y'abaturage nyihera Kisekedi urumva uwo muntu ujya imbere y'abaturage akavuga ati ngiye nibye amajwi urumva ko Kongo rishobora kuzamwenze gatuvuga ati wowe wiba amajwi yakiri nimba utanayibye ariko wagiye imbere y'abaturage yabyivugira wowe rero ubwo ntabwo uri uwo kwizerwa nuko ngo harimo imbogamizi nyinshi cyane ku buryo M23 nitagerageza gushyiramo imbaraga ngo nayo yihagarareho bishobora kurangira ibihombeyemo cyane urugero nka Joseph Kabila bavuze yuko atari umukongomani Joseph Kabila baravuze ati Joseph Kabila wowe ntabwo uri umukongomani ikindi murabibuka ko twagiye tubagezaho ukuntu bagiye bapima ibikumwe imini bapima ADN bapima ngo barebe nimba ari umukongomani ikindi Jean Pierre Bemba mbibutse ko Jean Pierre Bemba yizi imbere ya kamera akabyivugira akavuga ati Joseph Kabila ntabwo ari umukongomani
akavuga sina nyine akavuga yuko atari umukongomani kuba barahise babitwikira rero bakabitwikira ni ukugira ngo bazabyubure ejo bundi vuba cyane M23 nitangira kwivanga n'igisirikare cya Kongo aho ngaho Joseph Kabila azahita abura intama n'ibyuma kuko byaje kuzoza taravuga ati uri umunyamahanga kandi kubera ko Kongo ariyo ngo izatoranya ndizera ko Kisekedi ntabwo yakongera kumwegereza kandi azi neza yuko ariwe muntu ushaka kugira influence muri Kongo nk'umuntu wayoboye leta imyaka 18 umuntu wayoboye imyaka 18 ni imyaka myinshi cyane ku buryo uwo muntu umwegereje anytime ashobora kwiyamamaza cyangwa se akagukorera ibindi bintu bikomeye cyane bafite influence nyinshi cyane mbibutse yuko hari n'abagenerali barenga 29 bafunze Kisekedi yafunze abo bose baziraga iki baziraga yuko hari ahantu bahuriye na Joseph Kabila urumva ko Joseph Kabila yari afite imizi nyinshi cyane muri Kongo yari yarashinze imizi ku buryo kumwigizayo bigoye niyo mpamvu ubona Kisekedi asa nkaho yanezerewe mwabonye ko yafashe n'indabyo akazihereza Therese Kayikwamba nyuma y'umusaruro ukomeye cyane Therese Kayikwamba yamukoreye biriya byose biri mu bintu byashimishije Kisekedi kuko yabonye yuko umuntu wagakwiye kumuzengereza umuntu wagakwiye kumuzahaza ari Joseph Kabila byari byarangiye yaje mu gace M23 yobora no kuvuga ngo nayo yari yagiye mu ishyamba nk'abandi bose aho rero Kisekedi yasabona ko ari nk'intsinzi abonye noneho ahita avuga ati kuva bari biyunze noneho bari hamwe amahanga yose abonye ko Joseph Kabila yarafatanyije na M23 ubwo rero naye nzakomeza mbarwanyirize hamwe urumva ko byaramushimishije cyane kandi koko ni mu gihe amakuru twumvishe nuko Joseph Kabila ahantu hose yagiye azenguruka muri Afrika y'Epfo ahantu hose nuko ngo Kisekedi yagiye ayegeza kumubangamira nawe ukuntu urumva ko byanze kunze harimo ikibazo gikomeye cyane nubwo Joseph Kabila yari yavuze yuko ava muri Sena tubivuze ko bari baramuhaye ubusenateri bw'ubuzima bwe bwose akibira umusenateri avi burundu noneho rero yarabiretse we noneho biranga ajya mu buhungiro arahunga agira ngo nabyibuka kuko bagije amakuru yabo kuntu bamufatiye imitungo kuntu bagerageje kumumenasa ariko birangira n'ubundi abonye yuko byanze kunze agomba kwifatanya na M23 ya indi yari mu ishyamba akiri president ya indi yamurwanyaga akiri president ya indi yitwaga ko yamurwanyaga akiri president ubu ngubu bari hamwe baratekanye barimo barakorana we wenda ntago ari ku rugamba ngo arimo ararwana ariko byanze kutumubona mu bikorwa byo guhuza abantu bagenda baganira ngo bumva batega amatwi yumva ibitekerezo byabo ibi ngibi rero bigashimangira yuko Joseph Kabila ashaka kuzagaruka Kinshasa ariko aje nk'ikisi aje nk'umuntu wari agiye gusura ahubwo aje muri ya nama y'ibiganiro ngo bihuza abakongomani yose uziko barimo barayisaba bavuga ati turashaka ibiganiro bihuje abakongomani bose harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'avuga rumwe n'ubutegetsi bose bateranye ahangaha rero Kisekedi ahangaha simbona yuko Kisekedi iyo nama azayemera cyane cyane ko ngubu noneho we n'abanyamerika ari patana rugi urumva ko byanze bikunze ntago mbona ira nama azayemera kandi iyo nama niyo ngiye mbona nk'iturufu yari kuzafasha Joseph Kabila kuza muri Kongo akaza noneho nk'umuntu w'umukongomani noneho bikamufasha nabone barakore bandi cyese bano bihaye Imana abandi basengana bakaba bahuye bakaganira bakaba bamufasha bakabwira wenda Kisekedi ko gatene n'umukongomani umuntu wawe imyaka 18 gira gutya bakamushyira n'igi pressure aho ntabwo mbona yuko Kisekedi azabyemera ikindi Kisekedi ntabwo atumino namiba kuko ino namiba bamutegeka kutukubahiriza itegeko nshinga kandi narababwiye we byanze kudafite gahunda yo gukomeza kujya kuba president guhindura itegeko nshinga ni bisanzwe guhindura itegeko nshinga muri Afrika rwose ibyo ni bisanzwe urumva rero byanze kunze niko mbibona komeza busesenguzi ndimo ndabona ino nama Joseph Kabila ashobora kubakenera itazaza ntabwo izaboneka pe rero ahantu urimo ndabona byanze kunze harimo ibintu bitari byiza cyane cyane ko na Kisekedi mu ijambo yavuze ko abakoze ibyaha bazahanwa ntago waba ukijijinganya ngo uvuge icyo kintu buriya ni ikimenyetso cyerekana yuko byanze bikunze nta bintu by'imbabazi rusange bizabaho buriya no muri Katari mu biganiro bya M23 na Kongo barimo baraganira buriya ibyo barimo baraganira niyo mpamvu nakubwiraga nti byanze bikunze buriya barimo baremeza M23 bavuga ati itwe emera gusa ariko sindi mbona bibona intambara ntabwo igiye gutihagarara irakomeje rero komeza busesenguzi M23 zakomeza ihanyanyaze kugira ngo irebe ko hari cyo bitanga rero wowe baradukurikiye nimba utarakanda subscribe reka musabe ukande subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe ibihe byiza iyi ni channel yanyu mukunda cyane yitwa Ingagi Empire
wewe niba utakana subscribe ngo sabe ukande subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe ibihe byiza rero ciao ciao. Ingagi Empire, Ingagi Empire, iyi ni yindi channel, iyi ni yindi channel icaho amakuru acukumbuye asesenguranye ubuhanga, channel nziza cyane muzamusangaho ibiganiro bikozwe n'umusesenguzi mukunda cyane witwa Mutwara Sibo TV. Jya kuri Ingagi Empire ukanda subscribe, unatanga na comment utubwire ibyiza twabagezaho. Ingagi Empire ni yindi channel iyo uzamakuru asesenguye.